n'ubu yari kuzakinangira ngo mu cyumweru gitaha kuwa gatanu dufite recording ubwo nimba hari byakurikiranwa byanze bikunze ubwo abanditsi b'urunana ubwo bafite uko babiri bubigoronzore naho ngo ubwenge buzo ubwenge ntabwo wenda nzi icyo yarashatse kuvuga ministry icyo yarashatse kuvuga nanjye nabibonye kuri yanjye nabibonye abantu bagenda babipostinga ngo ubwenge bazo ubwenge nabo numvise bapostinga ngo bamuhoye iki nabibonye nanjye na postinze yego nanjye nashyize kuri status gusa hari ibyo agomba gusobanura urumva ngo nabisobanura nimumva ko batamujya kumufungira hamwe n'umuntu wanyweye urumogi n'iki byanze bikunze gusenda iyo bigeze ku cyaha icyaha nyine kiba ari icyaha ntabwo yaba ari we wa mbere ufunzwe cyangwa se akurikiranweho ibintu wenda ngo bihanirwe ari n'umuyobozi ntekereza ko abavuze idebe n'iki ntabwo nibaza ko bari ku ntebe y'ubusesenguzi ku buryo baba bazi amagambo y'ikinyarwanda yose tujye mu buzima rero bw'ubuhanzi n'ikinamico n'iki ntabwo yazaga ngo yitwaze ko ari ministry n'iki asanga umuntu nka Sibomana habari mu runana habari mu rubyiruko habarimo abasore n'abakobwa z'ibitsina n'izo nkuru zicuruza cyane saga mwene saga runaka bamufashe asambana yamufasha aciye inyuma hari abajya muri hotel bakarya 100 nka Apotre Mutabazi hari n'abicira isazi mu jisho nawe azabanze asubiza impamvu avuga ko ajya kurya 100 muri Marriott hari abakristo be nimba afite n'urusengero ntago mbizi ubundi afite urusengero hagana he ntabwo ari byiza gutuka umuntu n'iki usha kunenga umuntu mu kinyabupfura ariko si byiza kwita umuntu igicucu n'iki kandi kuvuga ngo ntazafungurwa bihagazeho bashobora kujya bajya kuri internet bagakora ubushakashatsi ni gute bacuruza igitsina kuri internet numva ko bavuze indaya n'abagabo hari abagabo b'indaya kuko iyo bavuga ngo abakobwa ngo ni indaya aho ngubu indaya zihagazeho ndavuga za zindi kuryamana nazo wishyura 1 miliyoni 2 miliyoni umuntu akagutegera indege ukamusanga Nigeria hari n'abikopesha ngira ngo urabizi hari abikopesha ati nkopa mukaryamana n'icyo nzayaguha abantu byarabasekeje ukuntu bavuze ngo urupfu rw'abagabo ni igitsina none se siko bimeze se ndiko bimeze muradufite hari aha nano buracyabihamya iyo bigeze kuri rangingo muradufite bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze merere mu mande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane nkuko namwe mutwereka urukundo umunsi ku wundi umunsi turi kumwe n'umunyamakuru Sibomana ndetse nabonye benshi umwana mukunze mu kiganiro twagiranye barankunze kuganira ntabwo abibonye okay nabonye nakurikiye ikiganiro ariko numva ntarigeze nkurikira message cyane ko nakurikiye no twagiranye cyose nibagiye kureba gukomante neza kuza kuzireba abantu byarabasekeje ukuntu bavuze ngo urupfu rw'abagabo ni igitsina none se siko bimeze se ndiko bimeze muradufite hari aha nano buracyabihamya iyo bigeze kuri rangingo muradufite nano buracyabihamya ubundi bushakashatsi buvuga ko abagore mufite imbaraga ariko uburyo zikoreshwa sizikoreshwa ku kigero gikwiriye nango icyo mwashaka kugihinduka muri isi cyaba ariko izo mbaraga ntabwo zikoreshwa ku rwego rwazo cyane cyane bigeze kuri rangingo ho ewan turayamanika yego cyane ingingo yihese kutatu iyo ngingo nyine wavuze bashimye navuzeho nawe uransekeje none hanyuma Siboma angiye gukubita mbangura ejo nabonye post yawe ndakeka uri mu bantu ba mbere nabonye post zabo ariko ngira ngo n'usanzwe uzireba na post nyinshi ejo post uvuga ngo hari ibifi binini ngo byatawe muri yombi oya ntabwo navuze ibifi binini nabwo navuze ko hari abantu bakomeye bafite amazina akomeye ko ansubije inbox ariko ubundi tubwiza ukuri ari amakuru arayakweheye kuko byari bitaraba official ngira ngo urupapuro rw'umuhondo rwari rutarasohoka nanjye nari nabikuye kuri ku mbuga nkoranyambaga z'abandi banyamakuru barimo ba Oscar Kimo kuri Radio DC ba Janvier Papote ba Manirakiza Theogene nabo bari babipostinze ariko urumva bari bataremeza mu by'ukuri ngo ni bande urumva suruse nyine nuko bakotinga bana bo bafite ahantu babikuye kuko urupapuro rw'umuhondo rwari rutarasohoka yego ngiye nkunda ku updating abantu kandi ndabashimira ko mukunda ibyo nshyira kuri status zanjye hanyuma ukibona bya bintu wanditse kuko byabaye ukuri wabyakiriye gute ntabwo byantunguye kubera ko ibyinshi postinga mba nabikuye ahantu hizewe ibyinshi 90% y'ibintu posting ibyinshi biba ari ukuri wenda harimo n'ibyo gusetsa abantu joke ibintu byo kwishimisha nyine byo gususurutsa entertaining gususurutsa abantu
ariko ibintu bigendanye n'inkuru ziri serious ibyinshi posting byinshi biba ari ukuri ko mba nabikuye ahantu hizewe nabo kuko nanjye mba mbizi baba babikuye ahandi hantu hizewe. Hari urupapuro rwasutse rw'umuhondo hari n'urwo n'itangazo Niba yasohoye ku mbuga nkoranyambaga zayo ko afungiye iwe mu rugo ko atemerewe kurenga iwe mu rugo. Urumva nibaza ko iyo baze gutabwa muri yombi bivuze ko bafashe umuntu bakamujyana kuri station ya polisi, ariko we rero ntabwo yatawe muri yombi. Ubwo navuga ngo yambuye inshingano afite nk'uko itangazo ribivuga, ubu akaba ari we mu rugo wenda mu gihe gikurikiranwaho ibyo akekwaho. Hanyuma ari benshi namvishe nijoro wo mutabazi atekereza ngo hari ijambo yigeze gukoresha ngo miliyari niba miliyari, ariko navuga ngo uyu munsi RIB mu byo yatangaje ntago icyo cyo yagitangaje. Oya mutabazi uravuga mutabazi wa Pote Mutabazi. Mutabazi nge ntabwo nakotinga mutabazi kuko nawe hari ibya avuga nkumva nawe ntibiri serious, tujye tubwira amazina yabyo n'iki. Wenda rundi muntu bivuze nabyemera kuvuga mutabazi ujye uvuga ngo ajya muri hotel Marriott ngo akarya ngo 100 n'iki uzi n'ubukene buri hanze ahangaha ntabwo wakotinga mutabazi ngo mbihe imbaraga, ariko kuba yabivuze n'uburenganzira bwe ni nkuko rangi ibyo ngiye kuvuga ari uburenganzira bwanjye, ariko yabuvuze uko abyumva. Kandi nanone nk'uko itangazo ribigaragaza na cyane cyane ko ari itangazo ryavuye mu biro bya Minisitiri w'Intebe rifite uko bivuga, ariko nka RIB yo yabyera ati akurikiranwa ibi n'ibi. So ntekereza ko ntaho bihorera ibya mutabazi. Kandi ubundi nubwo mu mwita Pote Mutabazi yimikiwe hehe, afite urusengero hehe se? So ntago rero nemera ibya mutabazi, ndemera ibyarira tangazo riko twita impapuro z'umuhondo cyangwa se ibya RIB ko nibyo biro official. Bya mutabazi byo ntabwo nabyemera. Yego. Hanyuma ku muyobozi gufungirwa mu rugo hari benshi badasobanukirwa icyo kintu, biba byatewe n'iki nkawe uzi ibintu navuga ngo ntabwo gufungirwa mu rugo rega. Wibuke kuri ari minisitiri yari minisitiri. Wibuke ko iyo bavuze guverinoma ngira ngo urabizi ko nawe yarayirimo. Nibaza rero kurumva harimo na kwa gusigasira kubungabunga rya zina na ya titire yarafite, nubwo ni minisitiri ariko iryo zina siriye ni iry'igihugu rifite icyo risobanuye n'iki. N'umva wo kuba batamujya kumufungira hamwe n'umuntu wanyweye urumogi n'iki byanze bikunze gusenda iyo bigeze ku cyaha nyine kiba ari icyaha. Na cyane cyane urumva ko nk'uko itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ngo hari ibyo agomba gusobanura. Urumva ngo nabisobanura bitewe n'uko ibisubizo bizava mu gusobanura nibyo bizagena nimba agomba kuva mu rugo cyangwa se nimba agomba akaguma mu rugo cyangwa se nimba agomba kujya gufungwa cyangwa se agasubira mu mirimo ye. Ngo ibintu ni bitatu bitewe n'ibisobanuro bizavamo. Ashobora kuzasubizwa mu nshingano ze, ashobora kuzafungwa nkuko ashobora kuzahagarikwa agakurwa mu nshingano z'ubuyobozi akajya kuba yagira gute yakora imirimo ye isanzwe. Nge niko nge mbitekereza kandi ibyo ni ibitekerezo byanjye bwite. Kuko urumva nyine hari ibyo agomba gusobanura ibyo akurikiranyweho. Hanyuma biramutse urugero biramutse basanze ibyo bintu byaba ari byo ibyo bamukurikiranyeho se, ubwo inzego zibishinzwe ntekereza ko igihugu cy'u Rwanda gifite amategeko kigenderaho. Hari ibihano bihabwa cyangwa se bigenera buri cyaha icyo ari cyo cyose n'iki. Ubwo nyine biramutse bimufashe cyangwa se ibyo bamukurikiranyeho bimufashe, ubwo nyine yabihanirwa kuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko, gifite amategeko kigenderaho. Ikindi nta muntu uri hejuru y'amategeko. Ikindi urumva ntabwo yaba ari we wa mbere ufunzwe cyangwa se akurikiranyweho ibintu wenda ngo abihanirwe ari n'umuyobozi. Kandi ikindi leta yacu, leta n'umubyeyi. Rero leta yafata umuntu wakoze amakosa ikamukurikirana akabihanirwa, numva nyine ni ibintu biraho nyine ko nibaza ko nta muntu uri hejuru. Hanyuma navuga ngo yakozweho n'abanyamakuru, navuga ngo bose kuko nibaza ko hari n'abita abanyamakuru nabo bayikozeho. Ni ukuvuga abo yaba ba YouTube yaba ba radio yaba donc mbese abantu bose bakoze kuri minisita. Nabibonye nanjye na postinze. Yego. Nanjye nashyize kuri status. Gusa icyo ugomba kumenya inkuru wibuka ko nubwo yari umunyapolitiki ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umuco Culture n'umustar
iyo tugiye mu entertainment naho azamo. Hari abantu baba ari abanyapolitiki bikaguma muri uwo murongo kumva ngo minisitiri runaka muri titre zitandukanye, ariko we yarakomatanyije rero muri politiki ari no muri entertainment. Kurazi ni n'umuhanzi, ni umukinnyi dukinana mu runana, uraza hari imivugo yagiye asohora, hari byinshi agaragamo by'imyidagaduro n'iki. Nibaza ko impamvu byasakaye cyane nuko yaramamaye cyane mu bigendanye n'imyidagaduro, niyo mpamvu rero kuba bamuvugaho abamuvuze bafite ishingiro. Urumva iyo umuntu wageze muri uru rwego rwo kuba yenda afite ibyo akurikiranyweho, afite iki, hari abamuvuga, urumva hari abamuvuga nabi, hari abamuvuga neza. Umuntu ino sinikwiteye kandi uyu munsi nuriya ngira ngo ejo turimo tuvuga kuri Prince Kid, mbere yaho Ndimbati, ino sinikwiteye irazunguruka irikaraga. Uyu munsi nuriya, ejo ni nge, ejo ni wowe, nuko nibwo buzima, that's life. Hanyuma hari ibyagarutsweho n'abantu bati n'ubundi ntabwo ari kwitwa idebe, ari umuntu nka minisita, ariko ntabwo ari cyo yazize. Oya turi kuvuga ibyagarutsweho n'abantu ati nka minisita ntabwo biriya bintu byari bikwiye ko yakitwa idebe, ati nabyo ubundi biriya byari ikibazo. Ubundi wo bibona gute umusesenguzi? Ntabwo iby'idebe nabitindaho kubera ko nge nize Ikinyarwanda, nize muri secondaire guhera mu wa gatatu kugeza mu wa kane, nize mu ishami ry'indimi n'ubuvanganzo, icyo bita kwinjira ibwina ururimi rw'Ikinyarwanda. Ariko nubwo twize indimi, nibwo naje gusobanukirwa ko abanyarwanda tutazi Ikinyarwanda cyacu. Ikinyarwanda ni ikintu kigari, ibyinshi usanga rimwe na rimwe tutanabizi, cyane cyane hacyo bita ubuvanganzo nyemvugo, hari ibyo bita inshoberamahanga, imizimizo. Urumva rimwe na rimwe usanga twinjiye ibwina ururimi rw'Ikinyarwanda, kuko urazi no mu buzima busanzwe uko urushaho kumenya ubwenge cyangwa se gusoma ibintu byinshi cyane ngo ugende usobanukirwa, nibwo urushaho kurushaho ko nta kintu uzi. Ni nk'abantu basenga, uko urushaho gusenga cyane, uko urushaho kwegera Imana, niko urushaho kubona kuri umunyabyaha. No mu bijyanye n'Ikinyarwanda rero ntekereza ko abavuze idebe n'iki, ntabwo nibaza ko bari ku ntebe y'ubusesenguzi ku buryo baba bazi amagambo y'Ikinyarwanda yose, ntibazi ibigendanye n'imihango n'imiziririzo n'ibintu bya kera n'iki, ngo bazi ijambo ku rindi n'iki. Rimwe na hari n'abapfa kubivuga batazi niyo bava niyo bajya. Ntabwo wenda bihagaze iby'idebe, ariko ngira ngo nyuma yaje kubisobanura. Hari umunyamakuru abibaje Niba ku GASARO TV arimo kubisobanura ko nyine icyo gihe ariko byagendaga, ariko bamwe ntidushaka kubyitaho. Usanga urubyiruko rwinshi ruri mu mupira, Manchester, Man City, baza amateka y'ibyo bintu byo mu mahanga, ariko amateka yacu ntabwo bayazi. Kandi n'ukuri ni ikintu kibabaje kuri no generation yacu. Turita ku by'abandi ariko natwe ibyacu twakabyina byo kubiha umwanya, kuko twabihaye umwanya. Uyu munsi byakorohera nkuru umuntu urubyiruko uri mu kigero cyacu kuba yamenya Cristiano Ronaldo agifite imyaka 18 byagenze biteye, yakiniye mu yahe amakipe n'iki, yahe ibikombe bingana gute. Ariko uko babize niko baza amateka y'u Rwanda, ntekereza ko nimba yari kuba yavuze bitari ibyo, kuko hari impamvu yabivuze, hari aho yabikuye. Sintekereza ko abantu bamujajinga ndetse batari mu mwanya wo kumujajinga, cyangwa se n'abakamujajinze bakaba baricecekeye kuko bari bazi ko yenda ibyo yavuze ari ukuri. Hanyuma ejo bundi navuga ko kuri Twitter yapostinze amagambo ngo ubwenge buzi ubwenge. Ese ano magambo benshi bayibajije ate se noneho ko tubona bizimije, ariko twibuke ko nanone wa mugana wawe ari umuhanzi. Ubundi babyita imizimizo. Imizimizo ku bantu batize Ikinyarwanda no kuvuga ijambo mu magambo make, ariko ayo magambo asobanura ibintu byinshi cyane. Ukavuga nk'ikintu runaka, hari n'abakoresha inshoberamahanga, hari n'abakoresha iyo mizimizo, hari n'ibindi bintu byinshi cyane abantu bakoresha, ariko ukandika ikintu ariko warushatse kugira gute kuvuga ikindi kintu. Sinzi yenda gusobanura, ngira ngo ubwenge tuzi icyo ari cyo, Abanyarwanda bazi ubwenge, no ngo ubwenge buza ubwenge. Ntabwo wenda nzi icyo yarashatse kuvuga minisitiri, icyo yarashatse kuvuga. Nanjye nabibonye kuri yanjye, nabibonye abantu bagenda babipostinga ngo ubwenge baza ubwenge. Nabo numvise bapostinga ngo bamuhoye iki. Gusa nyine ikigaragara abantu bagomba kumenya, iyo uri umusitari hakagira ikintu kikubaho, na cyane cyane kibi kiravugwa cyane kikongera kikavugwa, niko amateka cyangwa se isi bw'amamare haba ari mu Rwanda, muri East Africa, mu ruhando mpuzamahanga, niko bigenda. Iyo uri icyamamare, iyo uri umusitari ugakora ikintu cyane cyane ikibi, kuko
iyo ndebye twihuse tukagera muri Amerika muri leta zunze ubumwe za Amerika muri Hollywood nk'inkuru zicuruza cyane ku bantu ba social media abantu bakoresha YouTube za website n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye ni inkuru zijyanye no gucana inyuma izibitsina nizo nkuru zicuruza cyane saga mwene saga runaka bamufashe asambana yamufasha aciye inyuma ibiki n'ibiki izo nkuru ziracuruza rero kuba rero inkuru yakumvikana ku muntu w'umusitari na cyane cyane itari nziza iravugwa cyane kandi iri umunyamakuru nako iri umusitari ugomba kuvugwa cyane cyane yari ikintu kitari kiza rero cyo birumvikana ntiwarenganya umunyamakuru wavuze numve aka kantu ngo wibye amafaranga mukanya uvuze ko wujuje miliyari ariko urumva ibintu kubiteranya mukanya wiyisidebe aho soka imeza bwate kwigisha ibyo udakora ariko navuga ngo birabibyuye ntibiba amaraso umuntu wavuze ko yagize miliyari tujye tutekereza ibintu mukuri ariko navuga ngo mvuga amagambo akarishye umuntu yavuze ko yagize miliyari nuwakubonaga nuwakugiragamo icyizere atangira kukigutakariza ariko nyakubahwa honorable Bamporiki yarakunzwe abanye kuba umuntu yagira miliyari numvise miliyari ya miliyari byaba ari ikibazo ese Bruce Melody ejo bundi ntibamuhaye miliyari yo kwamamaza siko yatangaje rega abantu bagomba kumenya ko gutunga miliyari ndumva nta kibazo kandi ngira ngo turi mu gihugu gishishikariza abantu gukora amaboko bagakora bagashaka ubuzima bagashaka amafaranga n'iki rwose abantu batunga miliyari banazirenze n'iki nako njya ahubwo amafaranga nayabuze gusa ariko numva ko nase gutunga miliyari hari ikibazo nase uwo nguwo uri kumusesengura sa Apotre Mutabazi we ntisi numvise avuga ngo ajya muri hoteka ry'ibihumbi 100 ku munsi umwe ariko hari n'ababurara hano hanze ino si niko imeze hari abatunga miliyari hari abajya muri hoteka bakarya ibihumbi 100 nka Apotre Mutabazi hari n'abicira isazi mu jisho ibyo ino si niko imeze ntabwo twa mu buzima bumwe ibyo urwego ubayeho wenda nk'umuntu dukurikiye urwego ubayeho ushaka kuba utarwishimira uvuga uti nzagera hararyara ariko urwego ubayeho ni inzozi z'abantu nyamwinshi batabareka muri ino si hanze ahangaha hari n'umuntu ubu ngubu uvuga ati nzagera i Kigali ryari hari n'umuntu utarakandagira kuri kaburimbo aba muri za nshiri hiryo ngiyo mu byaro hiryo kure atazi na kaburimbo icyo ari cyo yumva ngo atazi ko nimba zaba no mu nzira y'amashanyarazi ni nkuko twese twagiye tuva kure so uwo Mutabazi aravuga ngo miliyari nawe azabanze asubiza impamvu avuga ko ajya kurya ibihumbi 100 muri Marriott hari abakristo be nimba afite n'urusengero ntago mbizi ubundi afite urusengero hagana hehe ntago mbizi n'uburenganzira bwe sinshaka kumwinjirira ariko ino si turubayeho mu buzima butandukanye twisubiriye inyuma gatoya niko bimeze kuri Prince Kid ejo ndari umugabo twakoranye ikiganiro witwa Rwemuramuzi arangije avuga ati ari manager wa Shadibu Rwema Deni Rwema Pascal ntumva ntamuzi Rwema nzi ni wari manager ngira ngo barashwanye bari manager na Shadibu ndaje uramuzi ni umupapa nawe ujya ukora ubusesenguzi arangije avuga ati Gicucu Kid abantu benshi bamwe barabishima abandi barabinenga ndetse aravuga ati ntago azafungurwa mbihagazeho kukize yamwise Gicucu kandi gutukana na cyane cyane mu ruhame ari icyaha ntabwo ari byiza gutuka umuntu n'iki ushaka kunenga umuntu mu kinyabupfura ariko si byiza kwita umuntu Gicucu n'iki kandi kuvuga ngo ntazafungurwa bihagazeho cyetse nimba akora mu bucamanza cyasenda ashobora kuba ari n'umunyamategeko wenda azi ibyo kwidakurikiranyweho kandi baza ko ataraburana kandi nimba ataraburana ngo ubucamanza ngo bugaragaze ibyo ashinzwe wenda akatirwe cyangwa se kurwe ntago umuntu yajya kwihanagaza ngo ndabihagazeho bizagenda gutya na gutya ariko nanone ni uburenganzira bwe amahire n'amahirwe nuko turi mu gihugu umuntu agenda hara kuri YouTube akajya ku mbuga nkoranyambaga hano hose akavuga umuntu afite uburenganzira bwo kwisanzura muri iki gihugu turanashimira na leta y'u Rwanda iho uburenganzira umuntu akagenda ni nkuko nanjye ndi kuvuga nese kuri GASARO TV cyase n'izindi channel sinavuga ibintu byinshi cyane nise ntagihari se abandi se ntibavuga so ikindi tujye tunashimira leta y'u Rwanda yatuzaniye ikoranabuhanga internet yihuta n'iki turisanzura abantu bagakorera amafaranga online y'ubuzima bagakomeza tukaentertaininga tukagirana inama ibintu byose byimukiye online hanyuma biragutangaje kubona yakita umuntu ngo ni Gicucu kubera ko uvuze ngo witeye Gicucu ntabwo byiza kwita umuntu Gicucu wenda ushaka kwita umuntu Gicucu muri guterana ubuse ndabona ntamuzi ariko
namubonye ibyo navuga kwita umuntu igicucu n'iki hari uburyo abantu batukana mu byo guterana ubuse ibyo byo birumvikana n'iki twize guterana ubuse ni nko gusererezanya nkavuga ibintu bitari byiza kuri we ariko bikarangira duseka twishimye ariko none hari no kubabwira umuntu ikintu mutari guterana ubuse none ntabwo bari byiza mu muco w'abanyarwanda barizwe sinzi yenda nimba yaragiye mu itorero iyo ugiye mu itorero ry'igihugu nge narigiyemo hari indangagaciro ziranga umunyarwanda uburyo umunyarwanda akagombye kwitwara hari ibintu bitagaragara neza nimba muri mu gihe cyo guterana ubuse gusererezanya wabivuga ariko nimba atari igihe cyabyo sinumva impamvu wakwita umuntu ikintu kitari cyo sinzi n'uburenganzira bwe ariko sinabitinda hanyuma umuntu bita Bamporiki mwarakinanye n'undi turacyakinana urunana n'uyu munsi urumva ubu ngubu afite aho donc nyine oya ntabwo ndi kuvuga muri iyi minsi afungiwe mu rugo n'ubu yari kuzakinangira ngo mu cyumweru gitaha kuwa gatanu dufite recording ubwo nimba hari byakurikiranwa byanze bikunze ubwo abanditsi b'urunana ubwo bafite uko babiri bubigoronzore abanditsi bandika ikinamico nk'abandika filime n'iki bameze nk'abafite kuri vola ya bisi ubwo nibo bazi ukuntu babigoronzora n'iki niba biba bitunguranye ariko nyine noneho twihera ishusho y'uburyo ki mwabaga mubanye nka minisita noneho akaza mu rubyiruko bantu navuga ngo baba bari kublaga bantu mbese baba bari mu yindi si noneho itandukanye isi y'ikinamico n'isi y'ubuhanzi n'isi nakwifuriza abantu bose kubamo byanze bikunze titre ya minisita buriya kugira ngo umuntu agere kuri rwo kuba minisita urazi yabaye umudepite n'iki ni titre ibikomeye mu gihugu icyo ari cyo cyose umuntu yari umudepite afite umwanya mu nteko ishinga amategeko akajya kuba minisita cyangwa se umunyamabanga wa leta muri ministeri runaka iyo ni titre ikomeye kandi kuko aba ari honorable so tujye mu buzima rero bw'ubuhanzi n'ikinamico n'iki ntabwo yazaga ngo yitwaze ko ari minisitiri n'iki asanga umuntu nka Sibomana habari mu runana habari mu rubyiruko habarimo abasore n'abakobwa abakira abana batoya ujya wumva ko tuba dufite n'abana biga primaire abiga gardiyeni impinja ujya wumva impinja n'iki abakiciro basaza so nari muzi nk'umuntu ugera mu rubyiruko akaba urubyiruko yagera mu bana akaba umwana agera mu bakuru akaba umuntu mukuru n'iki kandi ni umuntu uzi gukina nanone rore bamuhaye zikuna yakinaga ariko na ba Gitefano na ba Bushombe n'iki muri iyo modo n'iki twagize nk'ubusabane akaza kicarana natwe tugasangira tugaseka burazi no gutera urwenya bikarangira gutya akaba mugenzi wacu n'iki kandi bimubuze gukomeza kugenda akabe minisita ngira ngo nagiye mbona naho agiye yifatanya n'urubyiruko ariko kubagira inama akanabasetsa akabagira inama gukunda igihugu n'iki so ni ubwo buryo muzimo ariko ubuzima bugendanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'akazi nge nahuraga nawe rimwe mu kwezi tugiye gukina ikinamico urunana ariko ubwo abamuzi cyane naba bakorana ubuzima bwa buri munsi madamu we ntabwo nabangu ndamuzi cyane kandi tutiranwa umunsi kundi nibyo muziho yego twikomereze ubwo navuga ngo nubundi tuzakomeza reka tubiharire inzego zibishinzwe nibyo byiza tuzagenda tumenya amakuru tuyasesengura tuyavuga hanyuma mu kanya wahoze umbwira uti uri kuri telefone ati ubundi social media zabaye imbuga nkoranyambaga bamwe na bamwe basambanira cyangwa se biyandarikaho ubundi hakorwaho ibyaha byinshi bitandukanye ni nk'uko hakorwaho urumva ubundi iyo bavuze nagize amahirwe yo kubihugurirwa mu mwaka wa 2017 mbifitiye sugo yo bavuze certificate n'impamyabumenyi n'impamyabushobozi sinzi ngo ni kimwe ikinyarwanda cyacu gisankaho kiducanga bigiye mu ndimi z'amahanga n'iki ariko imbuga nkoranyambaga nkuko zibisobanura social media nizihuza abantu kandi noneho ntizero bana ngo ngiye gushinga social media ngo nzakurikirwa n'abanyarwanda gusa oya iyo ushinze social media nimba Instagram wenda nibutsa abana Instagram ni Sibomana _ema Twitter ni Sibomana_ema nuhangu iyo ushinze social media ntabwo limita abantu ngo nza followinga ngo nabaruna koya nimba ndi umunyarwanda uzasanga abagande bamfollowinga abahinde abanyamerika abakina bakibaze n'iki nimbuga nkoranyambaga so kumbuga nkoranyambaga rero hari ikintu abantu batari bazi ndabivuga nk'umuntu wabihuguriwe nk'umuntu wabikora ubushakashatsi nkabikorera ibyegeranyo n'iki buriya ibintu bigaragara ku mbuga nkoranyambaga ibyinshi habarimo higanjemo amakuru y'ibihuha cyo bita fake news
ubwo nimvuga imbuga nkoranyambaga ni imbuga zose mubona zaba ari zo abo mu Rwanda abo mu mahanga n'iki social media 70% ubushakashatsi bugaragaza ko 70% ibyo tubona kuri social media atari ukuri ni fake news ukuri ni gukeye kuri 30% cyangwa se 35 gutyo kuri zomwe gutyo nukuvuga hari ikintu kijya nkatwe urubyiruko tujya tubona ubuzima bw'abantu babayeho kuri social media ubuzima bwiza ko umuntu abayeho mu buzima buhenze ngira ngo nawe kuva watangira kujya kuri social media bizakugora kubona umuntu agaragaza ubuzima bubi abayemo kuri social media ubusanga umuntu ubuzima buhenze imodoka nziza yaguze inzu nziza abayemo ibiryo amafunguro meza afite imishinga myiza kayitondagura kuri social media kaguti wow no muntu yarahiriwe niki ariko mu buzima busanzwe atunzwe n'udushyimbo na capati nabyo kubona ari ikibazo urumva ikindi kuri social media harano bakoreraho ibikorwa by'ubusambanyi hari ibikorwa mujya mwumva polisi yaba ari mu Rwanda cyangwa se mu mahanga n'iki bikorwa ku mbuga nkoranyambaga bigendanye n'icuruzwa ry'abantu hakabona bacuruza intwaro kandi abenshi bakoresha icyo fake zitari icyo bita fake account zitari mu mazina yabyo ni nabyo Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahamagaye nyiri zino social media inyinshi nize nubwo harimo n'izitarize uwo bita Mark Zuckerberg ujye umwumva baramuhamagaye bari bafite abantu bari kumurega ibirego byinshi byabaye byinshi Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo mwumve iyo ariyo nifite ijambo kuri perezida wa Amerika buriya perezida wa Amerika hari ububasha afite nka perezida ariko hari ububasha buriya nka perezida Amerika ntabwo yagaba nk'intambara ku Burusiya cyangwa kuri ikindi gihugu iyo Congress itamuhaye go ahead nango ni rindi tsinda rifite imbaraga riri hejuru ya perezida wa Amerika iyo Congress ya Amerika rero niyo yatumije Mark Zuckerberg ngira ngo iyo Instagram yanjye nababwiye niho nashyize icyo kigero bacyasanga n'iki byose birasobanutse biri mu cyongereza bi translated mu kinyarwanda n'iki bari kumaza impamvu social media ziri kuyobya abantu bari gukoraho ibyaha Facebook Instagram za WhatsApp n'iki n'iki abantu bakabeshyanyiraho umwaka bari mu Bushinwa muri Amerika mu Burayi akabeshyuri muri Afrika n'iki habaho gucuruza abantu habaho gucuruza intwaro habaho gucuruza ibiyobyabwenge ibinone ibiyobyabwenge bikomeye buri harano bava ngo ibiyobyabwenge ngo mugo ngo rurumogi hari ibindi bikomeye mu nsheri aho ushaka gusanga uramutse ufite nk'ibiro 10 wakubakamo etage nka zingahe urugero nka kokayine nigeze gukora icyegeranyo nacyo kiri kuri Instagram nyesibomana kadomoyema ngaragaza ukuntu ninjije abantu mu ishyamba aho bahinga kokayine urumva kokayine abantu bagahinga kokayine bakajya kuyitegura neza ikavamo iba ari ifu imeze nk'umweru imeze nk'ifu y'ubugari ko yorohereye nk'iya kawunga ona harakongo ukora ukumva karagize na kokayine nikorero nayo mu ishusho ibimeze bihingirwa muri za Colombia zikazamuka muri za Mexique bigahita byambuka mu bwato bikaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gucururizwa yo mu buryo bwa rwihishwa iyo bavuze ngo ibyo biyobyabwenge bicuza kuri social media ngarutse kuri kokayine banavuga ko kokayine amababi ya kira gihingwa sinzi ukuntu nayagereranya ariko bavuga ko bayakoresha mu kino kinyobwa cya Coca-Cola niko abo bantu abashakashatsi bakora kuri ibyo biyobyabwenge bavuga ibyo bintu byose rero bigacururizwa imbuga nkoranyambaga zibigiramo uruhare ariko benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga zitari zo cyo bita fake account harimo izo za social media za Facebook za Instagram uburyo bahererekanya n'iki uburyo bayobya uburari hakaba noneho ubwo tuvuze ku biyobyabwenge gucuruza intwaro hakaza gucuruza abantu hakaza noneho abakora uburaya bwambukiranya imipaka buriya iyo bavuze uburaya nk'abantu badukurikiye bari mu byaro hirya hino bazi ko uburaya ari bino bintu usanga ngira ngo wenda byakundaga kugaragara nka mbere ya corona muzaho bitaga za Cadillac mu mijinahe hose za Matimba hose ariko abantu bakabona abakobwa bateze ku muhanda abasore cyangwa abagabo bafite ningo bakaza bakagura bakumva ko uburaya ari ukunguko araho bugarukira hari n'uburaya bwambukiranya imipaka kandi noneho abantu bakigaragariza bahuriye ku mbuga nkoranyambaga ntabwo mvuze ko abantu bahuriye ku mbuga nkoranyambaga batashakana ngo babane hari ababana hari nk'umugore tuziranye uri Burundi ndamusohoje simvuze amazina ye yarambwiye ati ubu ngubu numvise umuntu avuga Facebook namumera nabi Facebook yaranyubakiye nahakuye umugabo ubu ngubu babyaranye rimwe nubwo nyuma baje kugirana ibibazo bifite bihuriye na corona n'iki ariko imbuga nkoranyambaga abantu bakoreraho uburaya na cyane cyane ubwambukiranya umupaka
uzabona abakobwa reka mvuge nko ku Rwanda uzabona abakobwa bamwe bageza Dubai bamwe bageza Nigeria mu buzima buhenze baraserenga ku mazi n'iki ariko none wareba behind the scene ibikibiri inyuma n'iki mu by'ukuri nta mubyeyi wafata amafaranga yaho umwana ngo ajye guserenga ku mucanga Dubai n'iki iyo ukurikiranye amakuru n'iki ushaka gusanga harimo ibigendanye n'ifite aho bihuriye n'igitsina n'amani n'amafaranga n'iki no gucuruza n'iki ariko nyine hari n'abagenda bagiye gutembera hanze harano bafite amafaranga yabo ariko zino mbuga nkoranyambaga zijya zikorerwaho n'uburaya ibyo ni ibintu abantu bagomba kumenya n'iki bashobora kujya bajya kuri internet bagakora ubushakashatsi ni gute bacuruza igitsina kuri internet byose birahari byose birakorwa n'iki ngira ngo urabizi ko na za website zigenda winjiramo ugafunguzamo account harimo za Tinda n'izindi abantu bagenda ugahora gusa haberamo ibigenda n'ubusambanyi umuntu mugemo kahahurira nta kindi mudiringa ntabwo ngo tuzabana turambane muradiringa iby'igitsina mukazahura gusa nabo muhura akaguhemukira ngira ngo murabizi hari inkuru igeze gusohoka muri Kenya abantu bahuriye ku mbuga nkoranyambaga bahura muri hoteli sinzi bapfuye amafaranga bamaze gupfa amafaranga bararwana umusore afata umukobwa amunyuza mu idirishya muri etage nk'iya karindwi gutyo amutura hasi ngira ngo iyo nkuru yasakaye muri Nairobi ngira ngo ni mumeze nk'arindwi ashize n'iki gusa abakobwa uburaya cyane cyane nk'abakobwa nubwo ngeriraje mbavuga ngo indaya bakumva abakobwa nge sinjya ndyemera numva ko bavuze indaya n'abagabo hari abagabo b'indaya kuko iyo bavuga ngo abakobwa ngo ni indaya biba bigaragaza ko abahungu babagora cyangwa babagora bo ari intungane bose bibavuga indaya bagiye bumva abagabo n'abagore bagiye gucuruza igitsina so uburaya rero bwafashe indi ntera aho ngubu indaya zihagazeho ndavuga za zindi kuryamana nazo wishyura miliyoni 1 miliyoni 2 umuntu akagutegera indege ukamusanga Nigeria ubu ngo abakobwa biza amayiri kuko hari n'abikopesha ngira ngo urabizi hari abikopesha ati nkopa mukaryamana n'icyo nzayaguha bamwe rero baranambura urumva ubu ngo abakobwa benshi bize amayiri yo kuba bafite tuno tumashini tumeze nk'utw'abagent ba banki zitandukanye ku buryo nimba muhuriye muri banki runaka muri hoteli runaka abanza agashyiramo ikarita angiza niba ari miliyoni nyine akayikataho n'itike byose ubundi akazenda kwibikuriza amafaranga ari kuri konti ko abantu benshi barambura ntago biba byoroshye bya bintu ntago byoroshye ikindi wenda ngarutse ku kintu nari nkomojo cy'icuruzwa ry'abantu icuruzwa ry'abantu n'ubushakashatsi nakoze n'icyo cyegeranyo naragikoze ariko cyegeranyo nakoze ku icuruzwa ry'abantu bava muri za Nigeria muri bimwe muri biriya bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika bakajya kugurishirizwa mu Butaliyani no mu bindi bihugu bimwe na bimwe by'Iburayi bimwe no mu bihugu byo muri Aziya kandi iyo bagiye gucuruza ntago bita ku bakobwa n'abahungu barabagurisha n'iki nwango ubushakashatsi cyangwa se amategeko y'icuruzwa ry'abantu nta muntu bajyana ku ngufu kirazira nta muntu ucuruza umuntu cyangwa se ugira gute nta muntu icuruzwa ry'abantu rikorwa ku gahato ahubwo baraza mbigishe na tekinike bakoresha kugira ngo nimba uri umubyeyi dukurikiye cyangwa se umusore uri umukobwa n'iki baraza bakagushukisha ubuzima bwiza ubuzima kuzabaho neza ati rwose hari umuntu mfite yakurangira hari akazi keza abenshi dukeneye akazi keza dukeneye ubuzima bwiza akumvisha buryo cyazakujyana muri ibyo bihugu bimwe na bimwe nagiye mentioninga cyangwa se mutwe duce nagiye mentioninga akakumvisha buryo kino ugerayo uzahasanga ubuzima bwiza uzakira uzatunga umuryango wawe ndetse wenda niyo ugerageje kugaragaza inzitizi bakumvisha buryo ki rwose humura indege irateguye tuzagufasha n'iki tubona uri umuntu mwiza uri umukobwa mwiza wakora n'iki n'umusore bamujyana muri ubwo buryo iyo mugezeyo rero nibwo ko ibintu bikomeye aho bamwe bakoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato noneho ugasanga ubundi kuba wakora imibonano mpuzabitsina uri umugabo ukekora n'umugore biguha amafaranga n'uburaya kuko no mu bihe bya kera no muri biriya uburaya bwahozeho ari wowe ubyijyanyemo ni amahitamo yawe na cyane ko uba utari umumineri uba uri umuntu mukuru kandi uba ufite uburenganzira bwo gukoresha igitsina cyawe uko ushaka mu burenganzira bwawe ariko noneho hariya ntabwo uba ugiye mu buraya ari wowe wabyijyanyemo
ubijyamo kandi ku gahato iyo wamaze kugerayo. Ariko iyo bari kuza kugutwara, niba bagutwaye hano bakuvanye mu Rwanda, mu Burundi, Uganda, Tanzania, hehe, baza bagushabona nk'iyo ushaka gutuma ikintu kigwa mu mutego, ushaka ituntu nyine dutuma inyoni igwa mu mutego, ni ikibazo ko ngo ubuzima bwiza ni ariko wagerayo bihita bibitegeko bikaba gahato, bakaguhatira gukora imibonano mpuzabitsina batiteye ko wayigwamo n'iki. Ugasanga rero niyo mpamvu iyo abantu benshi bagezeyo batangira gutabaza ibihugu byabo byo muri Afurika n'iki, ugasanga nanone bibaye umutwaro ku gihugu n'iki. So ndasaba urubyiruko rugenzi rwangiye gushishoza, kubera ko hanze ahangaha izi mbuga nkoranyambaga dukoresha ni nziza, ushaka kuzibyaza umusaruro wamamaza, ushaka kuzibyaza umusaruro uhura n'inshuti, umenyekanisha ibyawe, na cyane kubavuga butumwa, ushaka kuzikoresha uvuga ubutumwa abantu benshi bakamenya ijambo ry'Imana. Nubwo abantu kuri social media ntibakunda ibintu byiza, bakunda ibintu ngo hahiye ibintu bibi, abashwana. Ngira ngo mujya mubona abagore bari hanze ahangaha kuri social media badutse n'abagabo n'iki, ubu usanga barabwiranye amabanga, bashwana bagahita bashyirana hanze. Ugasanga abandi boherezanya amafoto bambaye ubusa n'iki, bashwana amafoto agahita yashyira hanze. So rimwe na rimwe rero ubusanga biba bisaba kuba maso. Nkanjye nagiye menyana n'abantu ku mbuga nkoranyambaga n'iki, ariko ni benshi twamenyaniye nabo kuri social media, ariko abantu bazima b'ingenzi navuga bo byanze bikunze ni bakeya. Usanga ari nk'abantu wenda tuziranye wenda mu bantu ibihumbi n'ibihumbi nahuriyeho nabo kuri social media, ugasanga havuye abantu 20 navuga bazima. Impamvu mvuga bazima, social media nkanjye ku giti cyanjye nagiye mpakura abantu n'iki, urazi bajya bavuga ngo inshuti uyikura ku nzira n'iki. Hari abo usanga byaratangiye ari abafana, bakava kuri rw'abafana bakaba bakunzi, bikagera bakaba inshuti, bikagera bakaba nk'umuryango n'iki. Social media haba ibintu byose. Wow, inama nziza cyane ku rubyiruko, ndetse harimo amasomo menshi cyane. Navuga ngo turagushimiye cyane, watuganirije ndetse utanze inama ku mpande zose, yaba abagore yaba abagabo. N'ikindi gihe uzagaruke ni karibu. Sawa, murakoze.